Mpaye ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho ijambo ry'Imana. Rero abantu muri hafi na kure mwese mwiyumvemo ikaze. Abantu mudukurikira umunsi ku munsi, isaha ku isaha, mutubwira ko mudukunda, natwe tuba twayibonye ko mudukurikira, natwe turabakunda. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Karibu kadusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri data twese mwiza, uri umubyeyi mwiza, uri umwami mwiza, uri umurengezi w'ubugingo bwacu, ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka. Turagushimiye kubw'aya masaha mukunzi mwiza, turagushimiye ko watwongereye iminsi yo kubaho, turagushimiye ko tugenda bikemera tugahumeka umwuka w'abazima, atari uko ari icyo twatanze, atari uko dukiranutse, ahubwo ari kubw'urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi udahwema kutugirira. Icyubahiro ni icyawe mukunzi mwiza. Rero uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho ijambo ry'Imana, kuko twamaze kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ari umutsima utera imbaraga. Mwami w'iteka nyiringabo Imana, reka imitima igiye kumvira ijambo ry'Imana turayisengeye kugira ngo yezwe n'amaraso ya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo yumve ijambo ry'Imana yejejwe rwose itunganye, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uwiteka nyiringabo Imana, umuntu wese udukurikira reka ahabwe umugisha nawe. Ngaho rero bana natwe utangirane natwe kandi uze gusozana natwe. Njyewe ugiye kurivuga ntaba ari njyewe, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zinzenguruka, umucyo w'Imana ndasire mu izina rya Yesu Kristo, kandi ume kuvuga mvugishijwe nawe. Ngaho bana natwe kandi utugirwe neza nawe, bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amazina yanjye ni ayandi, ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Rero mumenyereye yuko mba ndi kumwe na mwene data. Uyu munsi ntabwo yabashije kuboneka, ariko arahari. Rero reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana 15. Yohana 15, dusome ku murongo wa 14. Ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Haleluya. Ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Haleluya. Ngo sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Iri jambo nuvuga ngo ntago tukiri abagaragu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ngo turi inshuti. Uyu ni Yesu. Nuvuga ngo turi inshuti za Yesu. Aha titire y'amagambo ngo ni Yesu acira abigishwa be umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Muri inshuti za Yesu nimukora ibyo Yesu abategeka. Ntabwo ari njyewe mbategetse, ni ijambo ry'Imana niko ritubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Bivuze ngo yewe mugabo uri inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu agutegeka. Yewe mubyeyi uri inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu agutegeka. Yewe mukobwa, yewe musore uri inshuti ya Yesu nukora ibyo Yesu agutegeka. Muri ibihe turimo, muri ibihe bikomeye, muri ibihe bigoye, birasaba yuko twegera Yesu cyane, tukaba inshuti ya Yesu. Tukaba inshuti ya Yesu cyane kuruta kwa kundi wajya gubana nawe. Tukarushaho kugirana ubushuti burenze, tukomatana na Yesu muri iyi minsi, akatuyobora inzira. Akatuyobora inzira tukagendana na Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ngo sinkibita abagaragu, ngo kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora. Ngo nta kitwita abagaragu, ngo kuko umugaragu atazi icyo shebuja akora.
haleluya. Imana ishimwe kandi tugirire neza. Ahubwo abise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Hatwise inshuti, haleluya. Imana ishimwe. Iki gitabo, haleluya, iki gitabo kiraryoshye. Uhereye kuri uyu murongo wa 14 ukamanuka ukagera kuri murongo wa 17, umuntu uzabona umwanya, uzajya ubona umwanya, azajya agerageza. Njye nkunda kuvuga ngo mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni ubwo buhanuzi butavangiye. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo ry'Imana rikora imirimo n'ibitangaza, haleluya. Ijambo ry'Imana niryo ryatuzuye. Ijambo ry'Imana ribeshaho udafite shinge na rugero, ariko wicaye kuri nza y'Imana, wicaye ku ijambo rya nyiri ijambo, haleluya. Hari umuririmbyi ujya ukunda kumfasha, muririmbyi umwe ajya akunda kumfasha, ni agatero kamwe ngo ndeka kwica, ngo ntabwo twicaye ku mutogoto w'inkono, ngo ahubwo twicaye ku ijambo rya nyiri ijambo, haleluya. Harimo indirimbo. Rero ijambo ry'Imana niryo ritutunze mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yewe muntu wicaye kuri nza y'Imana, tuzi uceceke, iturize, kuko nza y'Imana upfa ko waravuganye nayo gusa, mufite aho muhurira, mufitanye igihango. Iturize, Imana iri mu kazi. Yewe mubyeyi, yewe mugabo, yewe mukobwa, yewe musore, muri inshuti za Yesu. Rega buriya dufitanye isano na Yesu, ariyo maraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu, dufitanye isano na Yesu. Rero mukomere kandi mukomerere mu mwami. Yewe umuntu ufite ibibazo, yewe umuntu wabuze uko ubigenza, yewe umuntu ureba hirya ukabona nta nzira, humura, komera. Uwiteka arakuzi kandi aragukunda kandi akubereye maso. Ajya kurwana intambara uzi n'izo utazi. Komerera mu byo wizeye. Wowe upfa kuba umwizera gusa ukamwemera, ibindi Yesu aduhana umugisha. Kadusenge kubwira ijambo. Mwami Yesu, turagushimiye kubwira ijambo ryawe risohore mu matwi yacu. Turagushimiye ko tubwiye ko uri inshuti yacu, nidukora ibyo dutegeka. Dushoboze rero muri iyi minsi ya none, muri iyi minsi y'akarindagize, muri iyi minsi abantu benshi babigize ndabimenyereye ibyawe. Nyemera Uwiteka Nyiringabo Imana, uduhe imbaraga, udukomeze muri uru rugendo, uduhe kugendana nawe, uduhe gukora ibyo ushaka mu izina rya Yesu Kristo. Udushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Uha abagabo imbaraga, uha abakobwa imbaraga, uha ababyeyi imbaraga, uha abasore imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubashe gukomeza urugendo, haleluya. Dushoboze Uwiteka Nyiringabo Imana, tukwisaba imbaraga. Buri muntu wese uko agushaka, reka umuhe imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Umuhe kugendana nawe, umuhe kuyoborwa nawe, umuhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu Kristo iki ijambo ry'Imana riba rimushakaho mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho bana natwe hano tugirire neza abantu bose nyakubahwa Imana bumvise ijambo ry'Imana, reka bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka iri jambo rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu, kandi umuntu wese umuhe umugisha, ndetse na kameramani wacu umuhe umugisha, kuko aba yabashije Uwiteka Nyiringabo Imana guko yakora Uwiteka Nyiringabo, kugira ngo aya majwi ndetse n'amashusho bibashe kugaragara neza. Urakoze rero inshuti nziza, urakoze mubyeyi mwiza, urakoze murengezi w'ubugingo bwacu. Ngaho komeza kuba natwe no kutugirira neza, kandi ukomeze gutanga umugisha ku Cyizere TV. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.